Ndabashubije mwese, nitwa Master Guide Anatole Nsengumuremyi, ngiye kubagezaho icyegeranyo kivuga ku mateka y'icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Kuva kera kose Imana yagiye isaba ababyeyi kwita ku bana babo no kubigisha, ibinyujije mu muhanuzi wayo Mose ubwo bari mu butayu, nk'uko biboneka mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza wa 7. Bageze i Kanani, ibyo ngibyo byaje gusa naho byibagirana. Nyuma yaho Uwiteka abinyujije mu muhanuzi Samweli yongera kubimwibutsa. Ibyo Imana yajyaga ibwira Abisirayeli yabasabwaga kujya bahora babyigisha abana babo. Byaje gutuma habaho amashuri yiswe amashuri y'abana b'abahanuzi. Ishuri ry'abana b'abahanuzi ryari ishuri ryigwagamo n'abana b'abahanuzi ndetse n'abandi bana babyifuzaga bo mu Bisirayeli. Amashuri y'abana b'abahanuzi twababwiraga ko yabaga ahitwa i Beteli, i Gilugari, i Shilu, i Kiriyataruba ndetse n'i Yerusalemu. Muribuka ko n'igihe Uwiteka yendaga gutwara Eliya amujyanye mu ijuru, abana b'abahanuzi bari bo babihishuriye umugaragu we Elisa. Ishuri y'abana b'abahanuzi yibandaga cyane ku kwiga imirimo y'amaboko, indirimbo zera n'ibisigo, amateka ndetse n'amategeko y'Imana. Umugambi w'ayo mashuri wari wo kumenyesha abo bana ububasha bw'Imana ndetse n'inshingano za muntu kugandukira Imana. Ibyo byatumaga urubyiruko rwitabwaho rugakura rusobanukiwe umugambi ndetse n'umurimo w'Imana. Ni muri ubwo buryo urubyiruko rw'iki gihe cy'imperuka rukwiye kwitabwaho kugira ngo rumenye ko rwakiriza Yesu umutima. Muri ubwo buryo kandi urubyiruko rwo muri iki gihe giheruka rukwiye gukorana umwete kugira ngo rubwirize ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwe ahatuzengurutse hose. Muri ibi bihe by'imperuka hari abagize umuhati mu kwita ku rubyiruko no kwerekana ko bakwiye kwitabwaho. Twavuga nka James White watangiye kujya yandika ikinyamakuru cyitwa Umwigisha w'Urubyiruko, cyajyaga gisohoka rimwe mu kwezi. Cyatangaga inama zitari zimwe ku rubyiruko. Ellen White yagiye avuga byinshi ku rubyiruko n'uko rukwiye kwitwara. Aravuga ati, dufite abasore b'abasirikare bashobora gutsinda babaye bigishijwe neza kandi bagaterwa umwete. Turifuriza imigisha y'Imana abo basore kandi turashaka ko bakora uruhare rwabo muri gahunda yateguwe kugira ngo bafashe bagenzi babo. Arongera ati, hamwe n'izi ngabo z'abakozi b'abasore bigishijwe, bateguwe, mbega ubutumwa bwiza bw'uwabambwe ku musaraba akaza kuzuka mu bapfuye bwakwira isi yose, nk'uko biri mu gitabo cyitwa Message to Young People, paje yaho y'196. Mu mwaka w'1892 ubwo hasohotse ubuhamya bwa mbere bwa Ellen G. White avuga ko abasore bakwiye kwitabwaho ndetse akabahamagarira kujya mu murimo w'Imana. Itangiriro ry'iki cyiciro cy'urubyiruko rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, abasore babiri ari bo Rhoda Warren wari ufite imyaka 14 ndetse na Harry Fena wari ufite imyaka 17 batemberaga mu gace k'iwabo bagenda baganira. Baza kuvugana ku by'abasore bo mu itorero ryabo ry'i Hazardton, bari muri leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basanga bakwiye kugira uburyo bwo kubahuriza hamwe ngo bafatanye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Biyemeza gutangira guhuza abo basore mu itorero. Bagiye gutandukana, bagiye hirya y'inzira maze bapfukama mu karima k'ibigori basengera icyifuzo cyabo maze baratandukana.
isabato yakurikiyeho, umunsi bakoresheje akanama k'abasore bake mu itorero ryabo rya Saritoni, bahura bari hagati ya 6 n'8. Ikigwaga mu nama yabo cyari ikibazo kibaza ngo ni gute umusore yavuga ubutumwa bwiza. Ni igitekerezo gikomeye kuri abo basore bakiri bato bagena gahunda nziza nk'iyo, ndetse bagira n'uburyo bwo kuyisengera. Mu mwaka w'881 nibwo abasore bemewe n'itorero ryabo gukora ku mugaragaro. Mu mwaka w'893 mu ishuri ry'i Lincoln havutse urundi rugaga rwa kabiri. 901 inteko nkuru rusange yemera icyiciro cy'urubyiruko maze kiba icyiciro gikorera mu ishuri ryo ku isabato. Mu mwaka w'907 inteko nkuru rusange nibwo yahaye icyiciro cy'urubyiruko izina ryitwa Société de la Jeunesse Missionnaire Volontaire MV. Ndatekereza ko iri zina ryaje guhinduka rikaba JIA mu mwaka w'979, ariko abakuru barimo hano babaye muri MV. Bashyiraho n'inzego zacyo ndetse batoranya isomo bagenderagaho riri mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:14 rivuga ngo urukundo rwa Yesu Kristo ruraduhata. Mu mwaka w'908 nibwo hatangiye gahunda yo gucengeza mu basore kwiga umurinzi wo mu ruturuturu, nk'uko biri no mu mategeko atugenga gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu. 909 nibwo havutse icyiciro cy'abakuze JN, n'ingimbi bakita kade, cyaje guhindura izina mu 976 bakita Explorateur, cyangwa se Pathfinder, cyangwa se Kinyarwanda abaronda bukanda. Mu mwaka w'922 ibwo imitwe y'amajyambere yabonetse, abashefu guide baboneka mu mwaka w'930. 954 urubyiruko rwari rutangiye gutera imbere rwandika ikinyamakuru bitaga Ijwi ry'Abasore. Mu mwaka w'962 rwo hatangiye icyiciro cya Tyson itangira mu Bufaransa. Icyiciro nicyo cyaje kwitwa Aventurers, cyangwa icyiciro cy'abato. Mu mwaka w'976 nibwo bavuze ko MV ikwiye kwitwa JIA cyangwa se AY, Adventist Youth, cyangwa se urubyiruko rw'Abadiventiste, maze byemezwa mu mwaka w'1977. Ibi ni bimwe mu bivugwa icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventiste cyatangiye n'uko cyagiye gitera imbere, ariko hari amahuriro yagiye abaho uko cyagendaga gitera imbere. Bamwe muri ayo ni nk'uko mu mwaka w'1926 habaye ingando ya mbere yabereye i Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1928 habaye kongere ya mbere i Chemnitz mu Budage. Cyitonderwa, ingando na kongere biratandukanye. 1930 habaye ingando yo kwigisha abayobozi, ari nayo yacaguyemo abashefu guide yabereye i California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1931 ingando mu Bwongereza no mu Busuwisi. Mu mwaka w'1934 nibwo habaye inama ya mbere yabereye i Zurich mu Busuwisi, aho u Rwanda narwo rwahagarariwe. Mu mwaka w'1984 nibwo habaye ingando ya mbere muri Afurika yabereye i Nairobi muri Kenya. Ubu icyiciro cya JIA ni icyiciro kimaze gutera imbere mu nzego zose z'itorero, ndetse hakaba habonekamo n'ubuyobozi bwacyo. Nubwo hari amatorero atita ku guteza imbere icyiciro, bakwiye kumenya ko uhereye kera kose urubyiruko rwagiye rwitabwaho kugira ngo ruzigire hejuru, rwigirira akamaro ndetse rukagirira n'abarwo. Abayobozi bo muri buri torero bakwiye kwita ku cyiciro cy'abasore ndetse bagitoza gukorera umurimo wabo, dore ko ari nabo imbaraga nyinshi. Ushobora kwibaza uti ese icyiciro cya JIA cyageze gite mu Rwanda? Icyiciro cya JIA cyageze mu Rwanda mu mwaka w'1919, aho
cyazanywe n'abamisiyoneri b'Abadage harimo Monnier umenyerewe ku izina rya Monnier, ari nabwo baje kucyahageza ndetse bashakana n'abashakashatsi ba mbere harimo nk'aho twakwita Sankara na Gakecuru. Icyiciro cyakomeje gutera imbere kugeza n'ubwo kibaye gikwira ku isi yose. Ubutumwa bw'urubyiruko rw'Abadivantisite umunsi wa karindwi burabwirizwa kandi imitima ya benshi ikagarurirwa kuri Kristo. Nakagaruka